Nizeye nashidikanya ko umeze neza kandi uri amahoro y'Imana agumye abane nawe none n'iteka ryose. Wowe udukurikiye icyo nkwifurije no kuzabona ijuru ubugingo buhoraho, nicyo ngusabiye nanjye nisabiye. Ni benshi mwifuje ko twazajya tubagezaho ibyegeranyo by'iyobokamana tukibanda muri Bibiliya ngo tukagira ibyo tubabwiraho bibahugura mutari musanzwe muzi, yewe niyo mwaba mubizi mukongera mukabyumva kuko ijambo ry'Imana ntabwo rijya rirambirana. Uzumva ibibwiriza byinshi, uzumva imirongo myinshi isomwa, ariko ntabwo bivuze ko umurongo wumvise utakongera kuwumva n'undi mubwiriza. Ntabwo tubivuga kimwe, nta nubwo tubisobanura kimwe, kandi nta nubwo tugomba kubihaga. Niryo hame. Aho uri ni kuri Shukuru TV official. Ndize nashidikanya ko wamaze gukora subscribe, nimba utarayikora nize nashidikanya kuri buyikore. Nabyo mbigusabiye umugisha kandi ndabigushimiye. Abenshi twasomye Bibiliya tukanayisesengura, turabizi neza ko igizwe n'ibitabo 66, bitanu muri byo bibanza byanditswe n'umwami w'Abisirayeli yitwaga Mose. Ariko icyatumye negura ino nkuru, umuntu umwe yigeze kunyandikira nanjye mbitekerezaho numva nazabikoraho inkuru. Yaragize ati: niba koko Mose ari wanditse ibitabo bitanu bibanza, ariko mu gutegeka kwa kabiri aho bisoreza bakatubwira iby'urupfu rwe, aho yashyinguwe, imyaka yari afite, uwo yaba ari muntu ki wanditse n'ubuzima bwe? Nanjye numva ni ikibazo gikomeye, ndavuga ngo nzagikoraho inkuru tuzabashe kucyumva neza. None se wari uzi ko nubwo ari we wanditse ibitabo bitanu bibanza, ariko ku musozo wabyo yari afite uwo twakwita sekreteri we, nawe wagize ibyo amwandikira? Guhaye ikaze. Byo bigutegure kandi ugiye kubikugezaho. Nitwa Tuyisabe Nelson. Aha uri nkuko nabivuze ni kuri Shukuru TV official. Ngiye kukuganiriza ku mugabo witwa Yosuwa. Ibisobanuro byo mu mirongo yo muri Bibiliya. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 9. Komera kandi ube intwari. Asinagutegetse gira ubutwari kandi ukomere, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Biri muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9. Asinakubwiye se nti komera kandi ube intwari, wihinda umushyitsi, wigira ubwoba, kuko uhorana n'Imana yawe, azaba ari kumwe nawe aho uzajya hose. Turabisanga muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 9. Nize nashidikanya kuri gusoma Bibiliya. Icyo umurongo wo muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9 usobanura, ayo ni amagambo Imana yavuze yiyeza umugaragu we w'indahemuka. Yosuwa yari kugira ubutwari kandi agakomera nubwo yari ahanganye n'ibibazo bitandukanye ndetse n'ibintu bimuca intege. Yosuwa ntiyagombaga guhangayikishwa n'ibizabaho mu gihe kizaza, kuko iyo yumvira amategeko y'Imana yari kumuba hafi, ikamubashisha muri byose. Imana yabanye na Yosuwa, imuha amabwiriza akurikiza kandi imufasha kunesha abanzi be. Ni iki cyari gufasha Yosuwa kugira ubutwari no gukomera? Gusoma ibitabo byahumetswe na Yehova yari yaratanze icyo gihe byari kumukomeza. Muri ibyo bitabo harimo amategeko yose ya Mose umugaragu wa Yehova yategetse Yosuwa. Turabisanga muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7. Yehova yabwiye Yosuwa kujya asoma agatekereza ibyo muri Bibiliya ku manywa na ninjoro. Ibi turabisanga muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Gusoma no gutekereza ibyanditswe muri ibyo bitabo byari gufasha Yosuwa akwiyemeza gukora iby'Imana ishaka. Yosuwa yagombaga gukurikiza ibyo asoma mu ijambo ry'Imana kugira ngo yitwararike akora ibyanditswemo byose. Iyo yabigenzaga atyo nibwo yari gutunganirwa mu nzira ze,
akagaragaza ubwenge mu byo akora. Kandi uko niko byagenze nubwo Yesuwa yahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima. Yagize ubuzima bwiza kandi akomeza kubera Yehova indahemuka. Ibi bisome muri Yosuwa ibice 23 ku murongo wa 14 no muri Yosuwa ibice 24 ku murongo wa 15. Amagambo Yehova yabwiye Yosuwa aracyadufasha muri iki gihe. Aragaragaza ukuntu Yehova yita ku bagaragu be, cyane cyane iyo bahanganye n'ingorane. Yifuza ko bagira icyo bageraho nka Yesuwa. Kimwe na Yesuwa bashobora kugira ubutwari kandi bagakomera baramutse basomye ijambo ry'Imana buri gihe, bakaritekerezaho kandi bagakora ibihuje naryo. Mbese ko twibanze muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9, waba uzi impamvu uyu murongo wanditswe? Ngiyi: Mose akimara gupfa, Yehova yahaye Yesuwa inshingano yo kuyobora ishyanga ry'Isirayeli. Yesuwa igice cya mbere umurongo wa 1 n'umurongo wa 2 uze kuhasoma. Icyo gihe Abisirayeli biteguraga kwinjira i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Bagombaga kurwana n'abanzi bakomeye. Urugero, Yesuwa yagombaga kurwana n'Abanyakanani bakoraga ibikorwa bibi cyane. Usome mu Gutegeka kwa 2 igice cya 9 ku murongo wa 5 no mu Gutegeka kwa 2 ibice 20 ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Nanone Abanyakanani bari benshi kandi bafite ibikoresho by'intambara kurusha Abisirayeli. Yesuwa igice cya 9 ku murongo wa 1 n'uwa 2 niko havuga. Ndetse no muri Yosuwa igice cya 17 ku murongo wa 18. Ariko Yesuwa yagize ubutwari akurikiza amabwiriza yahawe na Yehova, kandi mu myaka 6 gusa Yehova yamweretse ko yari amushyigikiye, amufasha gutsinda abenshi mu banzi babo. Dusoma muri Yosuwa ibice 21 ku murongo wa 43 ukageza ku murongo wa 44. Ni naha dushoreje ibya Yesuwa. Twizeye tudashidikanya ko hari icyigisho mukuyemo. By'umwihariko umuvandimwe wacu witwa Jonathan usengera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 rya kaminuza ahi Butare, wari wambwiye ngo nzagukorere inkuru kuri Yosuwa. Nzi ko wanyuzwe kandi nzi ko wayikurikiye. Namwe mwese mwadutije yombi turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Gahunda nk'izi ni mu biganiro byacu bitaha. Mukomeze kuba kuri Shukuru TV official. Ibyiza nibyo tubategurira kandi nibyo tubagezaho. Murakoze. Nitwa Tuyisabe Nerso. Ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha.